Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime, ahangaha ntibikiri inzozi kuko MOTHERLAND Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime, tukayiyobora, tukayikorera casting, tugakora byose, gufata amashusho ndetse no kuyeditinga, ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professioneri ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe, kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi MOTHERLAND Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. MOTHERLAND Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Yewe Tony hasi witi ufite icyo kibazo ati bora ari mu gikari, ariko rwose uriye sinakemera ko wicwa n'irungu. ubwa gakira mu kanya aramusohora ntabwo ari buzeta cyamakuru ndayafite. Burya bavuga ngo ugiye kuri brigade ntaza munsi y'icyumweru. Cyumweru si iminsi 5 se. so abaha amakuru afite wowe warafunzwe Inde urabona imyaka afite n'aba ntarafungwa. ese ufite imyaka ingahe bahera? Yewe cyane myinshi pe, urangiye kuyibara nenda gufata imashini. Ni myinshi irashyitse rwose, ushobora kuba nkukubye nka 4. Nanjye ubwanjye nitekerezaho nkitinya. Tony kandi ufite amakuru meza byibuze ko nacyagiye cyo tubagifasha. Ego igihe cyose mafite amakuru meza, kuko burya singenzwa n'ubusa. Ngende umuntu w'umugabo. Ntubyemera se? Kirandumva ko gakira afunzwe. Urabaho gute? Taho gute se ifite amafaranga? Hata simvuga iby'amafaranga kuko sinyakurusha. N'ubundi uri umukire. Ariko se ndabaho mu buye buryo se wa mwana? Mu buryo bw'ikambere. Niyo nakubwiye ngo ndakuruta ugira ngo ndakubeshya. Urabona uburya ngo hari abagabo ntihapfa abandi. Kandi ngahingwa ivuye imondo iraharyama. Yego. Ushaka kuryama buri bwa gakire se? Yego nibyo ntiwumva. Ubuhe buryo? Amazina yawe witwa nde? Yitwa Ruhumuriza. Ruhumuriza afite imyaka ingahe? 52. Ni gute wafashe icyemezo cyo gushimuta uriya mwana? Wari bitewe n'iki? Kubigendanye no gushimuta uriya mwana ndumva nta kintu nabivugaho keretse umwunganizi wanjye ageze hano. Wabikoze kwa kangahe? Umwana wamujyanye ryari? Umwana ntabwo ari bagiye kumuzana, ahubwo namutumye ugomba kumunzanira. Wari uri mu rwego rwo kwa Neza. Umwana mwarabonanye se? Nta nyine namutumye aramuzana, ariko nyine niwe nakoresheje nyine wabaga mu rwego kwa Birasa. Burya ngo wena usigaye warisumbukuruje bikabije. Reka dasuku. Ubu urumva ushaka kugira ngo nibyo numva kuri kubitekerezaho ukahita ubishyira mu mutwe kumva birabaye. Yega numvise rero ubundi dusambwira ngo yego mwarabikoze. Urana nzi ko ari imikino kuko mwe na duse mwarabikoze. Ako duse nawe yagira amagambo akabikubwira. Amutwikira kuko no kubona umuntu ari muto cyane kuko bamugani ashumitse. Hanjye nashumikada iwawe. Kandi nibyo ukuri koko. Hatumaze kumenyera. Akakumenyera. Kandi rwose niba wumva bitari bukunde, nta mpamvu yo kubisakuza. Ni mpamvu yo kugerageza umutima. Kuko bura ngo ntugakoresha umuntu atatekereje mu mutwe neza ngo kimujyemo. Muri make urarebye ubona ibibazo byose biri muri iyi nzu, ikibazo mfite ari uko nyine Mwajya ngo ni imbonga niba ibyo bibazo ufite reka tubicururutse
tubishyire hasi tubisasire inzobe tubikemure. Reka nanjye burya Sabayirura akana keza nuko ugezamo ubuntu byo kumenyera abantu gakaba. ntiwumva Urumva ushaka kugira ngo uhashumike. hashya Bana wanshobora. n'undi nkawe. Ntabwo kugenda nakumbiza. Birakemutse se? Biraba? Bwira reba y'urubenda. Reka ariko kongeye mba ndiseriye nk'imbwa irya uruhu rwose. Ibyo nkubwira bimvuye ku ndiba y'umutima kandi nabitekerejeho kabiri. Simpubutse rwose habe na gato. Emera rwose ko ndibuze kuza hariya mu masaha akuze tukagira icyo twigezaho. Utabeshya Cyane. ntabwo kugenda. Biremewe. Ntabwo kugenda. Nurucabara rwose. Koko ya rwose bahenda rwose navutse neza da. Bavuze ko ndi umunyamwaku ariko umunsi rwose mbaye umunyamahirwe. Ntabwo wajya ngo muri iyi nzu hanjyemo umusazi. Swinzu wajya ngo ihamyemo umusazi. Kumana. Ikibazo kimwe kiravamo akazi ikindi. Barabigezaho naho bahenda ngirira impuhwe. Akabona ko icyo nyine yari kugira ngo mbone umugabo unyita wenda babaje kabisa. Ibijyanye nuko se uwo watumye gushimuta uwo mwana nawe mwabaje gushimuta umwana kugira ngo bakore ako kazi, ibyo cyo warabivuga iki? Urumva nyine kugira ngo nyine ankorere akazi neza twabanje gushimuta umwana we. Twumvise ko twamushimuse nyine tumutegeka ibyo agomba gukora kugira ngo angezeho umwana wo kwa birasa. Kuko iyo naza gufata umwana we ntabwo yari kubyumva. Rero bisa nkaho namukoresheje nifashishije umwana we nashimuse. Umubyeyi wari wese ugira impuhwe z'abana buriya niyo mpamvu yaba yarakoze kariya kazi. Umwana wese mwaramusubije nyuma y'uko bakorera akazi? Umwana we twaramushuje nta kibazo, yasubiye mu muryango we nta kibazo kuko yaramaze kunkorera ibyo namusabaga se. Dosiye yawe rero ngiye kuyishyikiriza ubushinjacyaha. Nizere ko rero aya makuru ariyo uzakomeza kuvuga kugeza mu rukiko. Siko bimeze? Nta kibazo, gusa mwibuke yuko hari ibyo ntavuze bigomba kuvugwa n'umwunganizi wanjye. Iyo mpamvu nyine nagomba kuza nawe akagira uburyo anyunganiramo. Ariko n'ubundi nta kibazo, ubwo amakuru ntazi nzakomeza gutanga mpaka ngeze mu rukiko. Kibondo wicara. Mama, niba ari imishiha yawe rwose ntayirandura, ntabwo ndi bugutega amatwi rwose. Mbabarira niba ugiye kuvuga ku mubano ufitanye n'umugore wanjye, nizere ko atari byo ugiye kuvugaho, kuko niba ari byo rwose Baka Fone nkubwira njyewe ndagusaba imbabazi pe. Nitwaye nabi imbere yawe, nitwaye nabi imbere y'umukunzi wawe. Mama, haguruka. It's okay. Nyine haguruka waya, tunabyo gupfukamira. Narakubangamiwe na Monalisa. Byukuri Monalisa ni umwana mwiza, ni umwana ufite indangagaciro z'abanyarwandakazi. Ariko umunsi wa mbere ninjiye muri ino nzu natangiye umwana amufata nabi. Mbangamiye urukundo rwawe, kiratumye mwishima. Ariko buriya kiriya kintu cyo kumugarura nyine cyanyeretse yuko nyine nakosheje nyuma mukunda. Maka ngusabye imbabazi. Monalisa rwose ni mubane mbara umugisha wa kibyeyi. Mbari inyuma n'umuntu wanabavugaho ngo nanamukubita nanjye ubwanjye. Maze gukora ko kayiri atari we wawe. Monalisa musabye imbabazi cyane, ushaka nawe ujya n'umubwira ko musabye imbabazi. Mama, ntugire gupfuka muri kuhavuna.
ni gake mama nigeze nguhangara ngo mbwire amagambo akomeretsa amakuru. birasa n'ikari Star. Mari yaransigiye umwana ngo mbe mureba. yewe yewe biteze Nta kibazo ni byiza. Jya kurira. Ako bamugana birasa n'umwana ari kugenda mukura. Ari kugenda akura musa. mama Rwera Karani. Rwera ari aho se Araho. Nasanze ameze neza. waramudusuhurije basuhurije. Ariko nawe arabakumbuye yarambwiye ngo nzamuzane. Buriya nuko namujyanye nyine ngo mufashe ko ava ku ibere. Ariko buriya namenyera nzahita mugarura ntacyo basura. kamu umwana Cyane papa wawe. niko ndashaka umbwiza ukuri utambeshye kandi noneho kuri Yihishe nuramuka umbeshye umbwiza ukuri mama Rwera ibintu byose biratangira zero. Ese n'umuntu ashaka kukuhe kuri birasa. Hora unyicaje umbwira ngo ngubwire ukuri. Buri munsi unyicaza mbwira ukuri none urashaka kukuhe. mama Rwera njyewe ndambiwe uburyo wifata rwose. Ntabwo ni umunsi w'umuntu ushobora kumbwiza ukuri. mama Rwera uri muntu ki? Urinde waje hano ute? Ugenzwa n'iki? Uzi iki? Uzi bingana iki? Ariko nanjye ndi ikiremwamuntu, nanjye ngira amarangamutima. Ese mama urifuza ko twahora turwana gutyo turwana? Ese kuko niba umugore nkunda ari hano nkaba nshaka ko ari we tubana, ese ubu nitubana turwana gutyo uzadusura? Ese nitwibaruka uzaduhemba? Ese nidukora ibirori uzabyitabira? Nese ibyo birori uzaba udahari nk'umubyeyi bizaba ari ibirori nyabaki? Narakosheje ntabwo nzongera. Kuri murakundana nabibonye ikintu cyatumye uhangara kumbwira nawe hafi yo kunkubita. Mama narakubwiye ngo umuntu arahinduka. Reba nk'ubu sinkibuka no gusenga kubera stress, akazi kari kunanira kubera iki? Ndataha hano nkaza ari ibibazo gusa twirirwa tuguruka dushwa. Ibi bintu nawe ubwo ntabwo wabirambirwa ko. Nabirambirwa nakayiri namubwiye nti urabona ko urukundo ruri gutsinda, umbabarire ube hano nk'umuntu nyine ushaka ahantu ho kuzajya kuba, ariko singiye kutambikamo agatwe kawe. Afite iwe mama. Arafite. Afite iwe, afite hanaba.
njye namukoreye ubuzima ariko icyizere namuhaye arakigambanira. None se arashaka iki mu bundi buzima? Nakuvira mu buzima agende agume hano ariko akuvira mu buzima. Si wowe wamuze agume hano? Ntabwo nzongera. Agume hano? Nta kintu kibi yakora nubwo yabuze umutekano wanyu ariko nyine nayo yaba nkuko mama uru rugo rurimo umugabo iki kintu cyumve neza. Reba abagore barunze muri uru rugo. Ariko muri abo bagore ntabwo ndimo ngende mama wawe. Nanjye nibyo ndi kukubwira nyine. Rero rwose ibyo wavuga byose ibyo wakora byose Kayira afitiwe agenda agiye kubiba. Niba akeneye n'ubundi bufasha ndabumufasha rwose mbumuye. Ariko amahoro. Ese basura mbabari. Nongera pfuka. Ave mama. None ese musaba imbabazi ntabwo nzongera. Iyo nibyongera mama. Ntabwo bizongera kweshya n'icyaha. Ndakurahiriye ko ibintu nibyongera. Basi kunyita umwana wawe uzabireka. Nge nzabaho nirwaneho nanasohoka hano nkajya kuba ku muhanda ariko nkabana n'umuntu nkunda. Nabonye isomo ntabwo nzongera. Nibyongera kubaho umwanzuro nzafata rwose uzaba wakize n'amaboko yombi. Ibyo kunyita umwana wanjye ibyo uzabyibagirwa rwose. Kugira ngo mbabangamire agenda navanga nka nigendera ngasubira iwanjye. Jewe kugira ngo mbabangamire ariko ntabwo nzongera kweshya n'icyaha. Urukundo rwatsinze ntabwo nakongera. Mama ndeba amaso. Nukuri kuri mwana. Mwaka nukuri ntabwo nzongera. birasa nta gishya. Ibyo nakubwiye ni ibyo ngibyo, akira ibyo ngibyo nakubwiye. Ntese nkubwire ibyo ntafite. ariko reka ngo ibyubahiro byawe nta kibazo. Ubundi nakabaye muterera isari ariko ngenda umusivili. Niko safande. Burya uri umupolisi? Ese kandi biguheye birasa. Njya kubeshye ko ndi umupolisi. Ibyo nabikuye. Iyo uza kumbwira se ko uzanye umwana ugasiga ufunze Ruhumuriza ukambwira uti ngiye Ruhumuriza namufunze mwambura umwana ndamuza, byari kugutwara iki? Niko yakubeshye se? Niba hari amakuru wari ukeneye mu rugo iwanjye se iyo uza kumbwira ngo tugende umupolisi nkeneye ko umpaye amakuru aya n'aya n'aya ko nari kuyaguha byari kugutwara. Niyo mpamvu rwose mpamvu nshaka kuva mu rugo rwawe none nyumvira ibyo ngibyo bibaye by'abapolisi ibyo byo niba ukiri kumbwira koko ngo Ruhumuriza niba mwahuye simbizi akakubwira ibintu by'abapolisi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo reka kwizera abantu bose. Ubwo araje nteranye Ruhumuriza kugira ngo unyirukane. Nibyo ngibyo mpora nkubwira waretse kwizera abantu bose. Warambwiye ngo ni nguye iminsi ibiri ugende. Uragarutse. Uragarutse. Ese ko nshaka akazi urabona nari kujya hehe? Nari ngiye kureba Rwera nkaba namurebye nyine nari ngarutse mu kazi kanjye. Ni byiza nta kibazo. Ariko mama Rwera ndakwinginze pe. Ndikumva nkeneye kuva mu rujijo ndimo, ndikumva nkeneye basi wambabariye koko. Ukambwiza ukuri niba uri umupolisi nkabimenya. Hari ibintu nkeneye ngiye gusobanukirwa. Ndi umupolisi koko ukabiyoberwa. Basi niyo mpamvu mwashatse undi mukozi. Okay. Ruhumuriza kuko urongeye wizeye Ruhumuriza. Reka nemere ko ibyo Ruhumuriza yavuze atari byo. Birasa basi reka nigendere niba utasangiye no kunyizera. Ubwo niba utangiye kwizera ibyo bya Ruhumuriza ahubwo ngo gure. Oya nabyemeye. Ugira ikibazo nabyemeye.
uraruhumuriza wa mugani wasanga ashaka no kuduteranya. Si ibyo ngibyo we nakubwiye ngo ureke kwizera abantu bose. Okay, nta kibazo wenda ibyo ngibyo uri kuvuga ngo umukozi hano kugira ngo ibyo twanabivuganye kuko ari umukozi hano. Rero kuba waje ni byiza, noneho kuri iyi nshuro nizere yuko uyu ari umunsi wanyu. Uko ushoboye kose nimugoroba tugomba kujya ahandi, sibyo? Nta kibazo, ubu imvura nitagwa nyine turagenda, kuko nyine kuhagenda bisaba kuba hameze neza, nyine hari ikirere cyiza, imvura itari bugwe. Nta kibazo. Munarisa rero nagira ngo tuganire. Munari urabizi ubuzima twabanye tumeze nk'abavandimwe, dufatanya kwishyura inzu, turi abakene pe. Nyuma bikaza gukunda ariko bagakurukana ku kazi tukongera tukabana. Munari kuba naragufashe tukabana mu rugo, nuko nagufataga nk'umuvandimwe wanjye, nagufataga nka petite sœur. Haje kuzamo hirwa, nubwo navuga yuko bisa nkaho byahindutse, ariko nanone ni ikintu nicuza. Ntago hirwa yakabaye ari umuntu, nta nubwo mvuga hirwa, ntago umugabo wari wese yakabaye yivanga mu bucuti bwanjye nawe, ko twari tumeze nk'abavandimwe. Nimba wibuka ukuntu twari tubanye, nta kintu na kimwe duhishanya, tumeze nk'abavandimwe, abavandimwe. Rero kuba hirwa yaraje agahindura ubuzima bwanjye nawe, ni ikintu numva ko ntagakwiye kuba narahaye intebe, ni ikintu nagakwiye kuba ntaratumye ko icyo kintu kibaho. Ni ikintu nicuza pe, nubwo ntabikwereka cyangwa mbikubwire, ariko niyo ndi mu cyumba ndimo gusenga numva ko ari ikintu nagakwiye kuza no gusaba imbabazi. Tuvuye kuri hirwa rero ngarutse hano kuri Maka. Munari ntago mukunda Maka pe, biranihangana, kumva ko nshaka gutsinda, kumva ko nakora buri kintu cyose, kumva ko ndi umuntu utatsindwa kandi nta muntu utaba ubaho udatsindwa. Ntago ndimo kubona impamvu ndimo kuruzinga inshuti yanjye ku muntu ntanakunda. Aka kanya tuvugana nta muntu nakicaza ngo mubwire ikibazo mfite, nta muntu umwe nizera nk'uko najyaga mwizera. Nabuze ibintu bibiri byose icyarimwe Munari, nabuze umuvandimwe mbura n'inshuti, kandi byose wari by'imbere yanjye. Rero ntakubeshye, ntago Maka, ntago nyikunda pe. Ndagira ngo wumve ko Maka umufite, nimba wenda ari nawe wari uri hagati yacu, wumve ko byanarangiye kandi musaba n'imbabazi. Ntago nigeze nkubera urugero rwiza, nakabaye narazirikanye ukuntu wamfashije kugira ngo nsubirane na Maka. Kiriya gihe bwo nari mukunze, ariko byagiye binshiramo. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza.